Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwe mwese muri kudukurikira kuri uyu muyoboro wa Mazo TV. Mazo TV rero nk'ibisanzwe tuba tugarutse muri updates ziba zigezweho mu biziko rwose nta handi twibanda uretse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihe cyangwa se imyaka ni myinshi cyane urugamba ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse na coalition ya FRDC igihe kikaba kimaze kuba kinini cyane bakunzi ba Mazo TV. Ngira ngo rero mbabwire ko iyo tuvuze coalition ya FRDC mujye mwumva zangabo zo kwa General Neva, ubwo ni ingabo z'u Burundi zaje kurwana urugamba hano mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse na FDLR ubwo nabagize umutwe w'inyeshamba wabahoze mu ngabo z'u Rwanda bagasiga bakoza amahano hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo ni genocide yakorewe abatutsi, ndetse na rwa rubyiruko zansoresore bihurije hamwe bagakora ihuriro bise Wazalendo. Makuru ni menshi cyane rero tuba tubazaniye, mbabwira ko ubu ngubu tugiye kuba tugaruka muri access zigiye zitandukanye, ubwo ni muri access ya Rubero, Masisi, Rucuro, Fizi, Warungu, Mwega n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Mbabwira ko rero kuri izi mikoro za Mazo TV ubu ngubu ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'undi mutaramu watugendere cyangwa se waje kuba yakwifatanya natwe muri iki kiganiro. Yes, mutaramu ngira ngo tukwakire. Urakoze cyane mwana ndaki cyangwa mwenye ndaki. Umeze neza mbere ya byose? Meze neza cyane, wowe umeze ute? Ndishimye cyane. Mbere na mbere ndanasuhuza n'abakunzi cyangwa se abakurikira Mazo TV. Nge nitwa Depiwa, ntewishema no kuba nje mu kiganiro kimwe namwe, by'umwihariko tuje kuganira ku makuru y'urugamba. Ubundi ubusanzwe mu ngoma za cyami kera mu Rwanda abantu baganiraga iby'urugamba babitaga abavuzi b'amacumu. Bavuga uko urugamba byagenze, uko ibintu bimeze ndetse naho bigeze. Baje kubarira abasigaye ibwami cyangwa se abasigaye inyuma, bo bakubutse ku itabaro baje kuvuga uko byagenze. Rero ndishimye kandi ndanezerewe cyane kuba umpaye ikaze muri iki kiganiro. Yes, uwo ni Depiwa rero tugiye kuba tubana muri iki kiganiro bakunzi ba Mazo TV. Tubashishikariza rero kugira ngo mukore sabone cyangwa se mukande kuri subscribe, inkuru zacu muzisharinge, mupostinge, kuko inkuru zacu 100% ziba zizewe. Mwasharinga mugapostinga, tugafatikanya twese kwagura uyu muyoboro wacu wa Mazo TV. Mazo TV rero kama kawaida reka tugukaribishe wowe uri kutwumva uherereye muri Repubulika y'u Rwanda, ariko ngira ngo nikoza no hirya murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni mu mujyi wa Goma. Nsuza umuvandimwe Junior cyangwa se Junior, nongereye muri Rucuro, nsuza umuvandimwe Theo rwose uri kutwumva nawe ntahwema kumva ibiganiro byacu hano kuri Mazo TV, cyane ko ntawe umutanga. Reka tugusuza nawe uri kutwumva uherereye mu gihugu cya Uganda, Kenya, Tanzania, ku mugane w'i Burayi, Amerika, Asia n'ahandi hagiye hatandukanye. Turabizi ko namwe muba muri kutwumva muri updates tuba tubazaniye. Haba hari abantu benshi byo bakurikiye amakuru y'urugamba bashaka kumenya ngo ibintu bigeze hehe. Yes, barahari benshi cyane rwose baba bategereje ese Mazo TV noneho umuripuko batuzaniye nuwe. Ubu ngubu rero umuripuko tuzanye ngiye mwana ndake cyase mwenye ndake ngiye na Depiwa. Ntabwo bisanzwe, ni ugucimaka. N'amatariki rero yegereje kuko ihuro AFC M23 turabizi twese nta kwitakoze ngo yakumvisha mwenyewe Faci Bato cyangwa se tumwite Kisekedi nk'ibisanzwe cyangwa Gisegeti cyangwa se Gisegeti, ngiwe yamwumvisha ko inzira y'ibiganiro ari rukumbi yazana amahoro hano muri Kivu zombi, yaba ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Kisekedi rero nkuko twagiye tubibona yarabyanze, cyane ko amatariki yaratanzwe y'ibiganiro by'Doha nawo akaba yararenze ubu tuvugana. Rero ubu ngubu tutari twajya muri iyi nkuru mbabarire ntabwo guciye mu ijambo mbanje kukwiseguraho. Yego, kuri ubu ngubu muri Sud Kivu hari ibice byamaze kuba bimenyekana, ibice bya Muzinzi, Shiruko, Kanyora ndetse n'agace kamwe ko muri Muramba. Kugeza kuri ubu ngubu
bapuritiri mu buryo budasubirwaho bikaba biri kugenzurwa na AFCM 23 ndetse n'ikibuga cy'indege giherereye muri kariya gace Kanzibira. Ibi ngibi ndagira ngo tubanze tubiganireho tubive imuzi tubijye n'imuzingo. Abantu benshi natangiye kubona bagenda bandika bavuga bati ese M23 yabiri kwica inzira y'ibiganiro, ese inzira y'ibiganiro yigeze ikurikizwa, ese ibi biraganisha hehe no gukomeza bajya muri Uvira kuko babivuze kenshi cyane. Bamwe baravuga bati hubatswe urukuta rukomeye, abarundi bubatse y'urukuta, FDLR yubatse y'urukuta, abacancuro bubatse y'urukuta ndetse n'abandi batandukanye. Ese kuba M23 kugeza ubu ngubu hari hasanzwe hazwiho ko hariho gahunda y'ibiganiro biri kubera Doha ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivugwa ko byuzuzanya. Yego. Ese ibi ngibi kuba M23 yigaruye bino bice birasobanura iki ku kijyanye n'icyizere cy'amahoro cyari kitezwe bizatangwa cyangwa se kizava muri bino biganiro? Yes, ahangaha tukiri ahangaha mu bakunzi ba Mazo TV mu byumve neza. Niba mwibuka ikiganiro duherutse kubahereza, ni ikiganiro cyavugaga ko M23 itigeze irenga kuri ziriya declaration of principles, ari amahame bari barasinyiye Doha, y'amahame ngenderwaho y'amahoro arambye. Turabizi ko M23 ntabwo yigeze irenga kuri ari amahame, ahubwo mu gihe byaberaga muri Katari, ihuriro ry'ingabo za leta Wazalendo ryo ryagabaga ibitero ku birindiro bya M23, kandi icyo gihe mu hame rya kabiri byemeranyije icyo bita cessez-le-feu, agahenge no kuba cyangwa se cessez-fire zo kuba batagabanaho cyangwa se bataterana mu buryo bwa strategie militaire. Kino kibazo nari nkibajije nshaka kugira ngo tubihere imuzi n'imuzingo. Ubundi abi Kinshasa cyangwa se regime ya Tshisekedi kuba yaragiye idoha muri Qatar, bagiye ku bushake, bagiye ko bashaka ibiganiro cyangwa byaragahato ka Qatar, kimwe nuko n'ibiganiro biri kubera cyangwa se biteganyijwe kubera muri Washington. Byarabaye mbere aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kayibanda Wagner basinye imbanziriza amasezerano, bakayasinyira muri Washington. Hari ahantu ushobora kwibaza uti kuba leta ya Kinshasa cyangwa se abagize leta ya Kinshasa bisanga hariya muri bino biganiro, yaba ari ubushake bwabo, yaba ari umutima bagizeho kugira ngo babijyemo, cyangwa n'agahato ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar? Biriya nibyo buriya nakubwira bwana Depua, biriya ntabwo twavuga ngo nibo ubwabo, kuko iyo bari ubwabo ntabwo bari gukenera abahuza bo kuza kuba baza muri bibazo byabo. Ibi ngibi rero mbifata nk'igitutu cyangwa se uruhare rwa biriya bihugu by'amahanga mu kuba bajya muri biriya biganiro, kuko iyo hatazamo kubaho urwo ruhare cyangwa se icyo gitutu, ubu bwabo bari kwicarana na M23, bari kwicarana na M23 noneho bakabikemurira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakajya Kinshasa cyangwa se bagahurira ahandi, noneho akaba ariho bahurira bagakemura ibibazo cyangwa se bakabiganiraho bo ubwabo, bagasetinga principles cyangwa se ibindi bintu byabafasha kugira ngo amahoro agaruke hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu nari nkubajije kino kintu ni ukubera ko ubundi ibi byose bijya kuba Tshisekedi yarirahiye arirenga, aravuga ati njyewe sinteze kwicara ku meza amwe na AFCM 23. Ibyo birengaho anarenzaho yuko atazigera aganira n'abayobozi b'u Rwanda. Icyo gihe yari yishyizemo His Excellency Paul Kagame, avuga ko kereka bahuriye mu ijuru. Ibyo yakomeje kugenda bikomozaho cyane ubwo yararimo yiyamamaza mu matora. Aratorwa, yarabwiye abantu ko azahita agaba ibitero ku Rwanda. Ibyo ntibyagezweho. Ejo bundi bamubona i Qatar, baravuga bati se harani mu ijuru. Kugeza ubu ngubu ibiganiro
bya AFCM 23 ndetse na Congo byageze aho noneho Congo yemera kujya ku meza amwe nabo, ari nako yemera kujya ku meza amwe n'u Rwanda, bakiga bagashaka umuturambye w'ikibazo gihari muri rusange. tukira aho ngaho reka nkwibutsa kandi kantu gatoya. Urumva no niba nabyibuka neza, kugira ngo SADC tahe habanje kwicara ko abajenerali cyangwa se abayobozi bazirangabo za SADC n'abayobozi ba M23 cyangwa se ba rirahuriro M23 rirashaka ebamo, babanje kwicara ku meza amwe. Dore nabimpa kuki batifashije se none, kuki none twakwibaza ngo kuki batifashishije ubuyobozi bwa guverinoma mu kugira ngo nyine rubigiremo uruhare kugira ngo batahe, ahubwo bo babonye n'ubundi ku ruhande rwa leta cyangwa se rwa guverinoma sibyo bikiri mu rujijo, nabo ubwabo bataramenya cyase batarasatinga sibyo background barimo ngo barebe ngo baherere bo ubwabo bihamagarira General Makenga ati turicarana nawe. Ikigaragara cyo biriya byose byabaye ni ukuvuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuyobozi ifite kugeza kuri ubu ngubu ntiwamenya ngo nindu yiyoboye, kuko kugeza ubu bigaragara ko iri mu kajagari. Wari wumva Felix Tshisekedi afata icyemezo gihamya akavuga ati ngiye mfashe icyemezo kuri ibi bintu bijyanye n'intambara kikabihamye. Icyemezo navuga afata nicyo kujya gushaka abasirikare bo kurwana abacancuro, kugura indege z'intambara. Ese amenya n'abazigurira na n'ubu rero mba mbona wagira ngo nta n'ubwo azi abahangana nabo sibyo, kuko n'ibintu basaba ntabwo bigoranye rega sibyo. Yego ibyo ngibyo ngira ngo twari tubigarutseho cyane, ni ngewe wabaye nk'ubyinjiramo cyane.